Ibindi genda byawe bifure akira. Fata. Harimo ibyawe. Harimo n'ibyanjye bikeye. Ako byose ubugome wabukuye kutagira ubugome bungana gutya. Komera ukuri umuntu muzima. Nubwo bwinjiye mwinzu utaramara gufura no myenda. Noneho nanakwerurire. Ndaterura gute? Ubwo bugambo nta kintu buri bumarire. Nyine mbwira ukunda terunjire ka. Ugeranje cyose byo birandeba. Utamenere pasi. Ntabwo nyimena yewe. Rese ndayimena gute? Washyize ibaga imwe hasi ugakoresha intoki. Witwaza buri ngo waravunitse. Bro, urabizi naravunitse. Wambonye mu muryango ufashe imbabara ze ku buryo ngo amafaranga yanjye ukayamana na mezi abiri. Sinzi nawe kiba cyayaririye. Nushaka ukivunagure. Nta kintu ufite natuzereye ufite tuba utandeba gutya naguterura nkakurenza hariya. Turi kujomba tumeze gutya turashinze. Utandeba gutya naguterura nkakurenza nakurikiza aka. Ndeba bro, ndeba full package. Full package sibyo ngibyo ku mafaranga yanjye birako. Wabuki. Sekura. Wanguki? Wapfuye kuguru wapfuye n'amatwi. Kuko bazakuranga kwakora iki? Sowe ntabwo wanahagahinda umuntu ganota izuba base. Wote izuba. Nese ntabwo ubona. Mwanya abonye kujya wirwa wote izuba se bicaye note. Wote izuba. Ndimo ndababara nawe uraza umbwira ngo ndakora iki ya. Akana kaza tuwe wicaye ubusa hano hanze mwe. Ibindi genda byawe bifure akira. Fata. Harimo ibyawe. Harimo n'ibyanjye bikeye bifure. Kandi nukasha amazi mu kigega cyanjye. Ujye kuvoma. Niba ushaka ko mbifura wanyegereje amazi nkabifura. Ntabwo biri bukunde nawe urifata kuri ari amazi. Ntabwo biri bukunde. Mana yanjye kuko ntabwo biri bukunde. Nta n'umutima ugira wowe. Ubu kuba umuntu yaravunitse bivuga ko ibintu byose byaje. Wawukizemo se nubona nawe wundi. Wakizemo wundi. Asuboye ntabwo wakora accident. Ubukoze accident ni gutya najya nkutwara. Akana kabazo toto. Ngo iki? Akana kabazo koroshye. Kuko bitakuriho nyine urumva ari akabazo. Si wicaye ubusa. Nyine urumva ko bitakuriho nta kabazo toto. Kandi simburane nawe. Ntumburanye. Ibyinshi ni ibyawe. Bize ko ibyinshi ibyawe se byo kubizanye ngenda fuka by'abagore. Kanjye kuryama ndohuke. Niyange irimo mike wifure, nikunanira nacyo ishyira aranza ifureka ibyawe bifure. Ako byose ubugome wabukuye kutagira ubugome bungana gutya. Komera ukuri umuntu muzima. Shagabanya ubwo bugambo bwawe ntago ari bwo buri bukurengere nta kintu buri bugufashe fata ujye kuvoma uzo kuri myenda yawe. Nta n'ubwo bwinjiye mwinzu utaramara gufura no myenda. Noneho nanakwerurire. Ndaterura gute? Ubwo bugambo nta kintu buri bumarire. Nyine mbwira ukunda terunjire ka. Ugeranje cyose byo birandeba. Ese undi wazanye amazi ari mu kigega nkafura niba ushaka kumfura. Haguruka ujye kuvoma nkureba. Kandi nundushye. Bravo. Ora marameza biratatu ngo waravunitse. Ko nawe ko wakora accident. Wajya umenya kuba umuntu ko. Wajya umenya agaciro k'umuntu. Ntabwo nyigisha kuba umuntu please. Soho kugende jya kuvoma. Ntabwo uri bubone n'agahenge ndi hano hantu.
ubundi gutunyereza kuvoma ikigega kirimo amazi kose wowe uri kunsakurisha nganda ahubwo umwuka urawuma wowe umwuka nkoresha urawunsubiza utamene pasi ntabwo nyimena yewe rese ndayimena gute washyize imbago imwe hasi ugakoresha intoki wari ugushinga imbago mu ibasi uzuko nazitoraguye se ndakiri imwe hasi mpagarira afishe wajya ugabanya ubugome fatije kandi ubanza ujye kuvoma urafura wicaye nyine wajya ugabanya ubugome ariko njye nibaza ndi umugabo wawe ndisa ari goma ndiki ubwo bugabo ntabwo ngiye gushaka icyo uri cyo cyose uramaze iyo mbimenya ko uteye gutya ntabwo nari kubana nawe pe umuntu utaba umuntu hafi se waretse ubugambo si ubundi ugira umutima ko nakunda kumva umbwira ubwo bugambo budashinga uri kumva uri kuvuga iki washatse ujya kuruhuka ukareka kundukaho akira fata nzi ko yitwara ibyo ntibikureba kizima no kujya kuvoma gira vuba basi wanza n'imfunguzo w'umuntu njye nta ndi bufurira myenda ntari narya amashuri ntabwo unyumvishe se ko nawe wigize bill uyireka umime icyo mubwiye cyo urajya rukira myenda yarangiye wamaze ase ndarya rukira myenda nayibonye yanitse urabona njye ndi igiti ubu tugeze sangaye ushaka kuba izuba ryanyishe wari waba se wari wabona hamwe njye nawe niba unyimye n'ibiryo reka nigire kuryama kubera ngo marampaka se nushaka kugenda aho bihagumye njye mvuye kuvoma ndananiwe ndashonje nta kintu na kimwe urakora none ngo biraguma harampaka none turagenda akazi kose umunsi ari uri bugakore ase gute nkora akazi kose wicaye ubundi uri umurwayi wo mu mutwe ntabwo ndi kuburana nawe ndakubwiye ko abagore abagabo babo bagize ibibazo bitwara gutyo uri kwitwara wajya n'ikibazo ku karere no nawe ureke kwifura turebe nanjye ntaye mfura naho wampereye wanywa wizunguzaho ngo iki ngize imana ndahagusanze ndaba ndeba n'uwo ibyo umbeshye uyu munsi ase bro sinakubwiye kuva kera ko ntari gukora ajya ibyo si byose ubimbwiye kanga witwaza buri ngo waravunitse bro urabizi naravunitse wambonyemo umuryango ufashe imbabara ze ku buryo ngo amafaranga yanjye ukayamana n'amezi abiri ariko se ibyo ngibyo mbwira wowe ntago wagira ikibazo haga abantu murasetsa niko nese tubigenze gute ko nkayanjye nicyo kinzanye mani urabona nje hano guseka se njye urabona nje hano guseka wakihanganye ko nsigaje nk'uko cyawe intera imbabazi uko bisa kose ko nzaba wintera imbabazi nakandi ntagahindukiza ibyo ngibyo uhora uvuga ngo waravunitse ngo byagenze ute nakandi ndagahindukiza ubu nonje nisize insenda urumva woro nkwepa witwa makeya se njye nayaguhaye mu bice njye nayaguhaye mu byiciro kugira ngo umbwire ngo urampe ibice
ukimara witaka aho ngaho mani nta we kuri gusakoza hano vi iki se cyo naho giteye kiva waguki uje kunyita kunde ikintu uje nkiyagatera uteye uva wakuvangura kubita umugabo wawe shabwira waba nibyo uri buzi gukora bwira akagabo kawe kanyishyure cyangwa mwese mbahuragura akuri manga wa we wari amadeni wanamaye shama yanje ni akuri manga muri manga aya mafaranga ntabwo twakoresheje naguhaye 170 umbwira kuzanyugukira veni ntacyo nsubiza yanjye izo veni ntabwo kwishyuza nawe rukuza usakoza hano winkoraho twumvikane nese kwishyuza nukuza usakuriza ntabwo ubona ko afite ikibazo ikibazo si ikibazo cy'Imana ngiye nawe sinzi n'ibintu naho urabona ngiye bimbyitaye sinzi nawe kiba cyayaririye nushaka ukivunagure uri kureba ukabona ngiye hari mu hano naje mfite nese mwabitwaye gake tukabiganiraho umusa amafaranga yawe ntago nyafite pe ikibazo cyawe mani uhora umbeshye ng'ibyumweru bibiri ng'icyumweru ngo kwezi ubusa haciye igihe kingana biterura hano nawe vuga gake niba wicuza kandi ndagucangamo iki wowe ndagucangamo iki ntabwo wanyitwaza ngo uri wawe naguhuragura ukabibona ntabwo nawe uracangamo iki nagutambikamo iki we nkagufatanya n'akagabo kawe nkabahuragura uranyumva urajya kuguza akantu nk'aka akagahwere ujya kukaguza gute utanyita ko se arafatirana ngo nuko ndwaye ujya kuguza akantu nk'aka kenda kwifusha akabura izuba rimwe umva akagabo njyewe urimo urankanga wakagabo we kamafu urimo wasi urankubitira iwanjye mani ndabahondanya imitwe mwebwe ndabona ntazi utuntu murimo hano wigize rambo ndabahondanya imitwe nta kintu ufite natuzureba ufite utuba utandeba gutya naguterura nkakurenza hariya turi kujomba tumeze gutya turashinze utandeba gutya naguterura nkakurenza nakurikiza aka ndeba bro ndeba full package sibyo ngibyo ku mafaranga yanjye bira nyine banza wumve mana aho kugira uteza akazi urabona ngiye ikintu cyanzanye hano sari ukumva tuganye twawe yavuga gake ubundi ubwo ni miliyoni zingahe ntabwo byakunda ase bitebye ntabwo byakunda ano mafaranga ntabwo wayatwara mani mpa yanjye nigende ntabwo byakunda mani kikore cyawe mani mpa yanjye musigare muburana ibyawe ntabwo yabonye bro shaka ndakanyenyeri nani shana wakura wewe wari ufite n'amafaranga nabizi wavuga na kongeramo n'imfura wampa yanjye musa warugabo nasohoka hano sohoka hano winkora cyane ibintu bisatse ndifuha nta n'igiceri cy'ijana uri bufateho nta n'igiceri cy'ijana uri bufateho undi we nta n'ikintu tuvugana ngenda vuga ninge turaye umugabo wawe ayanjye mani maze umusugerageze ureke kuntuka ase mani ninge wakora iki kaba kikweza ahubwo wowe usohokere mu rugo gutahoraho mwana niba ufite ninge kugukoraho se mani haciye igihe kingana iki mani ibi bintu bimaze igihe kingana nego wambwira ibyumweru bibiri haciye igihe kingana iki se nyine uraza kurwana umugore ikiziba ni ukwana amafaranga nta n'uri bufateho n'igiceri niba utarwaye nanjye ariko warwaye n'umugore wawe si we wanzanyeho amahane se si wanzanyeho amahane nawe amafaranga yawe mwaburikiza akabama njye naguceka akagabo shavana umunwa aho ngaho wese uri kuvugisha iki amafaranga yawe we ntegereza nzayaguhereza siko bimeze ibintu byo kuzurwana iwanjye ntabwo ari saka nese nzaguma muri ibi ngibi uzaguma muri ibi se mpaka ryari nzaguma muri ibi ngibi nyine mpaka ryari se bivuge ikene nawe nikize nkeneye amafaranga yanjye wese wamaye iki mirizana amafaranga yanjye muha amafaranga y'imani nigeze nawe sibona gusa gutegeka no mu rugo rwanjye uru rugo rwanjye iraga rugo rwawe ujya kuyobora iwawe umenye utazi ikipe uri gukina nayo wose uri ihe kipe wowe waririmbye wowe watuje uso umugore wanjye mwaka amafaranga mani umva amafaranga ntabwo nyaguha niba araguha kano kagabo n'amahane kazanye kano kagabo n'amahane kazanye nayo nguha aya nanjye ndayakemuza utundi tubazo kanze turebane niba utari buyamisha yega warayamishe karagenda karayahunika agabo bw'ubugegera mani w'inzombizo meza amafaranga yanjye nundi niba ari kumenyana n'akagabo kazima reba akantu kameze zana amafaranga yanjye mpa amafaranga yanjye uranyumva ntunyumva nizere ko ibyo ndi kubona atari mpereza amafaranga yanjye kuba yari muzima yari imitwe icyo ni ikibazo cyangwa ikibazo no kutegura wirirwa wigaramishije hariya n'imbago ari imitwe meza amafaranga yanjye
ndakudunda abagabo barabwira yego ariko ubwo rero umaze iminsi uzi ngo naravunitse ngo wagwaniza nani narakubonye kuva ku munsi wa mbere wirirwa gusikambinga ugiye no kunyigira ukanagaza se banze muzinge wo banze muzinge aho wahereye umenyera ubu narukubita imbago wamuginga we urayama reka nyaguhenye neza cyangwa nyaguhenye zanano Zemba amafaranga zanano cyangwa utobora iyo nda aho wahereye ngaho ngenge mumenye zanano wamuginga nta soni wowe nta kimenuru kigore kitumva gusa nuko ugize Imana akaba hari uyu mushyitsi mba nkudunza ko nubundi menye cyarandi wamuginga kigore kigize ncege umugore ni nkunguza umuntu utamafaranga umusa rero aya niyo mbaye mfite andi mani nawe yashaka byihuse akoreka nsigano nka bitanu umugore atamenyera umugore umeze gutyo baje ntiyakumenyera nangaye ko nabwo ni nsari dukeya ntari buve hano nase kariya hari nawe ni wisaza uragenda nambe yaburi nawe waje umenyera nakubonye inshuti nazibonye ku buryo ushobora gusanga naravunitse ukantwara kuri ukaza urwana iwanjye ubwo se watabara umuntu mu kibazo wowe nawe nakubonye bro nawe uri umwasamuru w'amafaranga gusa niba ari utundi dusigaye genda dutegereze iyo ngiyo asigaye 20,000 biramaze ntubinye uhaye ibyumweru 2 umenye ko ari cyo kintu cyane uhaye ibyumweru 2 none ubu ni mwe nari ngufitiye zirashize n'iburi ari cyo kintu cyane uhaye ibyumweru 2 umenye ko ari cyo kintu cyane makiduje nakubonye uzi waruzi ko hari ikindi kizaduhuza ubushiti bwawe nakubonye waruzi ko hari ikindi kizaduhuza uhaye ibyumweru 2 gusa nubirenza noneho urenza mugoroba ndayakwaje vuga make nzakuvuna byanyabyo none nurenza ibyumweru 2 mani ubyumve kandi je ewa urabizi nta mikino mba mfite wanga ingabo